Bahaye ikaze inshuti bakunzi Baho Neza, nongeye kubifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza, nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose mu bice by'isi. Mwebwe mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwebwe mwese mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye, mwebwe mwese abakunzi bacu, bakunzi Baho Neza, bahaye ikaze muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Reka manze mbashimire mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe cyangwa sabone, mwebwe mwese mwamaze kuyabonesha kugira ngo tujye duhorana gatanu kuri gatanu, mwebwe mwese mwahisemo kwerekeza amaso yanyu ndetse n'amatwi yanyu kuri Baho Neza kugira ngo murusheho kubaho neza ndetse no kugira ubuzima bwiza kandi mwishimiye. Ni muri urwo rwego rero nshimira abakunzi bacu mwese aho muherereye, mwebwe mwese mushishikariza n'abandi gukora subscribe, mwebwe mwese musharinga ikiganiro tuba twashyizeho kugira ngo kigere kure. Ndabashimira cyane rero by'umwihariko n'abatwandikira kuri WhatsApp cyangwa bakaduhamagara cyangwa bakatwandikira kuri SMS batubwira ngo gukora subscribe byanze, bagasobanuza uko bigenda. Rero ni iby'agaciro nkwibutsa ko gukanda subscribe cyangwa sabone ari ukubanza ugafungura email yawe, hanyuma wamara gufungura email yawe ukajya kuri YouTube ugafungura video ukareba, yaba yenda kurangira ugakanda kuri ako kantu k'umutuku, hanyuma kahindura ibara gahindutse nk'umukara cyangwa umweru, ukaba wamaze kwiyabonesha. Rero subscribe ikorwa rimwe ntabwo ikorwa kabiri. Hari abantu benshi bakandaho bakiyabonesha, twashyiraho ikindi kiganiro bakongera bagakandaho, akaba yikuyeho akazategereza ko yongera kubona ikindi kiganiro agaheba. Rero nagira ngo nkubwire ko buri kiganiro udakora subscribe, ahubwo iyo wamaze kuyikora ikorwa rimwe gusa. Iyo wamaze kuyikora waramaze kwiyabonesha, byose bigenda bikugeraho gatanu ku kandi aho wibereye. Hari umukunzi wacu rero wari watwandikiye ko ari umwana w'umukobwa afite imyaka 18, akaba yaravukanye ubwandu bw'agakoko gatera Sida, akaba ahorana agahinda kuko yanduye Sida nta ruhare rubigizemo. Mwibaruwa ndende yatwandikiye rero yatubwiraga ko ababazwa cyane nuko Imana yamuhaye ubwiza, akaba arembejwe n'abahungu bamutereta, akaba agerageza kubabwira ko afite ubwandu bwa Sida ntibabashe kubyumva. Akaba yaratugishaga inama atubaza uko yabigenza, niba yakundana n'umuhungu bakazabana, kubera ko nawe yifuza kuba yakora ubukwe hanyuma akagira izo mbogamizi. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti uvura burundu agakoko gatera Sida, umuti uvura Sida, umuti uvana ubwandu mu maraso, ukoza amaraso, ukongera kwishimira ubuzima, ukongera ugasubira mu buzima busanzwe. Waba wifuza gushaka umugabo ukamushaka, waba wifuza gushaka umugore ukamushaka, ukongera ukabaho neza nk'uko mpora mbifuriza kubaho neza, dore ko icyo nifuza nuko umunyarwanda wese yabaho neza. Icyo nifuza nuko aho umunyarwanda ari hose ku isi akwiye kubaho neza, akabaho mu buzima yishimiye. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere yuko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya uko ugomba kwitwararika, ukamenya ibyo ugomba kugenderaho kugira ngo ukore umuti, kugira ngo wivure burundu, cyangwa waba uri n'umuganga ufite ivuriro ugakora umuti ugatangira kuvura abandi. Dore ko hari abaganga benshi banyandikira kuri email, banyandikira kuri WhatsApp cyangwa bakampamagara bambwira ngo waradufashije. Hari abanshimira, nshimira cyane n'umuganga uri mu gihugu cya Afurika y'Epfo wohereje amadolari 300, anshimira cyane ko yafunguye ivuriro kubera Baho Neza, agatangira kuvura abantu mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Umuti dushyizeho akagenda akawukora akavura abantu. Rero ndamushimiye cyane
kuko nawe yabashije gushima. Rero gushima ni iby'agaciro, gushima ni ingenzi. Nawe rero uyu muti ngiye kuwukubwira, hanyuma nukira uzibuke gushima. Nukira uzaduhamagare cyangwa utwandikire kuri 07-16-16-93-27. Rero igitumye nkiri umuti hanze nuko abantu benshi banduye sida cyangwa barwaye sida bahora bishinja. Mu mutima we akumva ko ari umunyacyaha, mu mutima we akumva ko kuba yaranduye sida cyangwa arwaye sida ari icyaha, kuko nk'abo navuye bakaba barakize kwa muganga, bakaba barababujije kongera gufata ibinini, bakaba barababwiye ko nta bwandu bagifite, bakaba ari bazima. Aba baganga bagiye babasha kubaza uko byabagendekeye, uko byagenze, bose bavugaga ko ari Imana yabakijije, abandi bakavuga ko ari pasiteri wabasengeye, kandi nanjye bakaza bakanyinginga ngo nzabababarire, umwirondoro wabo ntuzajye hanze, ntihazagire umuntu umenya ko barwaye sida, ntihazagire umuntu umenya ko banduye sida. Ugasanga rero kuba umuntu yumva ko yanduye sida cyangwa arwaye sida, muri we arisakira irego, akumva ko ari icyaha gikomeye cyane, akumva ko ari amahano yakoze. Niyo mpamvu rero nahisemo kugukusanyiriza amwe mu mateka ya sida. Umuntu wa mbere wanduye agakoko gatera sida ku isi ni umusirikare w'Umufaransa wayanduye mu ntambara ya mbere y'isi, ayanduriye muri Cameroon, nk'uko ubushakashatsi bw'umunyakanada Dr. Jacques bubigaragaza. Uyu Dr. Jacques yemeza ko umusirikare warwanaga mu ntambara ya mbere y'isi mu 1914 kugeza mu 1918 yanduye ubwo yahigaga inkende mu mashyamba ya Cameroon, kuko uyu musirikare ku rugamba yari atunzwe no kwirira inyama z'inkende zokeje. Rero uyu mudokiteri agendeye ku bushakashatsi bwagaragaje ko inkende zifite HIV mu maraso yazo, niho yahereye yemeza ko uyu musirikare ariho yanduriye aka gakoko gatera sida. Yemeza ko bitewe n'amashyamba yari ari muri icyo gihugu muri icyo gihe, ubwo yahigaga inkende yaje gukomereka, hanyuma mu kuyibaga amaraso y'inkende agahura naye, agahita yandura virusi itera sida ubwo ngubwo, kuko ari we muntu wa mbere wanduye aka gakoko ka virusi itera sida. Hanyuma intambara y'isi irangiye, uyu musirikare yaje gushaka umugore aramwanduza, ndetse bikanavugwa ko hari n'abandi bakobwa yari yaragiye abonana nabo, hanyuma virusi itera sida igatangira gukwira mu bantu. Akaba ari nacyo cyatumye byemezwa ko virusi itera sida yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uyu mushakashatsi ahamya neza ko kwanduzanya sida byatangiriye muri Kinshasa, ubwo ni muri RDC y'ubu ngubu cyahoze ari Zaire. Uyu mushakashatsi agaragaza ko ubwo Kongo yabonaga ubwigenge mu mwaka w'1960, kwanduzanya sida byatangiye. Bikekwa ko hari umukongomanikazi wigurishaga akagenda azenguruka ibihugu bitandukanye. Bikaba bikekwa ko uyu mukongomanikazi yaba yarabonanye n'uyu musirikare, hanyuma akagaruka muri Kongo. Yagaruka muri Kongo akanduza abakongomani benshi, ndetse harimo n'abanyamahanga, kuko icyo gihe ubwo Kongo yabonaga ubwigenge, abanyamahanga ndetse n'abakongomani bose barisanzuye barasabana birenze urugero. Akaba ariho sida yatangiye ikwirakwizwa ku rwego mpuzamahanga, dore ko muri icyo gihe hari umunyahayiti wari muri icyo gihugu cya Kongo, nawe wayihanduriye akayijyana iwabo, agatangira kuyisangiza ku banyahayiti. Kuva icyo gihe virusi itera sida igatangira gukwirakwira mu bantu. Uko niko sida yinjiye mu bantu. Rero niba wajyaga wicara ukishinja icyaha kuba waranduye sida, kuba urwaye sida ari amahano wakoze, ntabwo ari wowe. Guhera uyu munsi ukimara kumva ibi, kora umuti, hanyuma wongere umere neza, ubuzima bube bwiza.
Dore rero uko uzabigenza niba ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida cyangwa niba waramaze kurwara sida. Dore uko uzabigenza virusi igashira mu maraso, ukongera ukaba umuntu muzima, ukongera ukishimira ubuzima bwawe. Ufata ibibuto 10 bya voka, warangiza ukabirapa cyangwa ukabisya ukabikoramo agafu. Warangiza ugafata ibibabi 5 bya cactus nabyo ukabirapa. Warangiza ugafata ibibabi 4 by'ikinetenete nabyo ukabirapiramo. Warangiza ukabishyira mu isafuriya uri bubitekeremo, hanyuma ugasukamo litiro 6 z'amazi. Hanyuma wamara gushyiramo amazi ugafata umushandiko w'umucyayicyayi ukarambikamo, ubundi ugatereka ku ziko ugacanira. Uracanira ukabireka bigashya neza, ntabwo bibira ngo uhite ubiteruraho. Oya, uracanira ugacanira bigashya neza. Ikikubwira ko byamaze gushya nuko bizaba byahinduye ibara, ubona bitagisa nk'uko byasaga mbere, ubona ko byahinduye ibara, byabaye umuti ufashe kandi ukoze. Bya bindi byose wavanze byamaze kwivanga, umuti watunganye wabaye neza, ukabona guteruraho. Impamvu rero nakubwiye gushyiramo litiro 6 z'amazi nuko ucanira ya litiro imwe ikaza gukama, hanyuma byamara gushya wayungurura umuti wawe ugasigarana litiro 5. Uyu muti rero uwo nkushyushye, unywa igikombe kimwe mu gitondo ukanywa n'ikindi nimugoroba. Ubwo ni ukuvuga ngo unywa igikombe cy'inusu ya litiro ukanywa n'ikindi nimugoroba, bivuze ngo unywa litiro 1 ku munsi. Hanyuma nyuma y'ukwezi kumwe unywa uyu muti, ushobora kujya kwa muganga cyangwa nawe ubwawe ukaba wafata rapid test ukipima sida, ugasanga byabaye ibyo bita indetermine. Urabona ko umuntu ufite ubwandu bwa sida hazamo udukoni 2 tw'umutuku. Rero iyo byamaze kuba indetermine, agakoni kamwe karijima kakaba ubururu, akandi kakaba umutuku. Hanyuma nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 bitewe n'ikigero ubwandu bwawe bwari bugezeho, uragenda ukajya kwa muganga bapima, ugasanga wamaze kuba negative, ugasanga nta kibazo ugifite mu maraso. Niba wanywaga imiti igabanya ubwandu bwa sida, kwa muganga bakakubuza kongera kuyinywa, bakaguhagarika, bakakubwira ko nta sida ugifite mu maraso. Rero uyu ni umuti mwiza uzagufasha kongera gusubirana ubuzima bwiza, kongera kwishimira ubuzima bwawe. Icyitonderwa, umuntu ufata imiti yo kwa muganga, umuntu unywa ibinini bigabanya ubukana bwa sida, ntabwo yemerewe kubihagarika ngo nuko yakoze uyu muti. Uyu muti uri mu bwoko bw'inyunganiramirire, ni umuti uzamura abasirikare b'umubiri ukayungurura amaraso. Rero ntabwo ari umuti uhagarika iyindi miti, ahubwo imiti yose umurwayi wa sida afata agomba kuyihagarika ari uko abitegetswe na muganga ukurikirana ubuzima bwe. Uyu muti rero urawunywa n'ibinini ugakomeza ukabinywa. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Urambifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza, urambifuriza gukomeza kubaho neza no kwishimira ubuzima mubayemo. Ikindi kandi nakwibutsa nuko ushobora no gufata inyunganiramirire ya spiririna kugira ngo ubashe kuba ufite proteine zihagije mu mubiri, kugira ngo ubashe kuzuza intungamubiri ziba zikenewe ku munsi. Mu gihe waba ufite uburwayi cyangwa uri umuntu urengeje imyaka 30 ushaka kongera uturemangingo twawe, ushaka ko umubiri wawe udasaza vuba, ushaka ko umubiri wawe udatakaza amavitamine, niba urengeje imyaka 30 ni byiza gutangira gukoresha spiririna mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane rero, niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo
cyangwa hari icyo wifuza kutugezaho cyangwa nawe twagufasha mu burwayi runaka waba ufite, twandikire kuri email yacu umutinyarwanda@gmail.com. ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira ubutumwa bugufi unyuze kuri 0791 16 93 27. Murakoze cyane, naho ubutaha.